Asante sana, reka tubasuhuze abakunzi ba Wisdom TV Rwanda. Reka uri guseka iginyota n'indi mwabana bamaga pete mtinga ko reka barita gabanza ngikora introduction rezo ukora intro mfite inyota ibyo se biba bakozanira agapeti kabisa kame we hano kuri Wisdom na nyota yabo yicanire imari cyaka general ntabwo ari igikoma nangwa se ni kaporari general bivuga general oya mu muryango w'iwanyu hari na kaporari ubamo bararimo barenza ho no sari general mugiri wanyu mu muryango w'iwanyu n'abasogokuru wanyu general uzicyari naraza kugiye kunkubita none se uravuga general ngo rangu mu muryango w'iwanyu ba famille yawe yose hari general ubamo reka wenda harimo ba kaporari cyangwa basirja ba private rero general ujye uryitondera none se yaka n'iryari yago yaba yaragukoreye ikintu uyu munsi wa none niyo waba wicaye niyo waba uryamye niyo waba ugenda ukavuga uti uyu munsi uyu yago yigize kunkorera ikintu kirandenga cyangwa gituma myitekerezaho cyane yago uzi ikintu kitazatuma mwibagirwa Mama Rosa ndumba Rosa yokalikam nalela Rosa Rosa mulas gaina lela Rosa para ndumba bolole. Asante sana, reka tubasuhuze abakunzi ba Wisdom TV Rwanda. Reka uri guseka iginyota n'indi mwabana bamaga pete mtinga ko reka barita gabanza ngikora introduction rezo ukora intro mfite inyota ibyo se biba bakozanira agapeti kabisa kame we hano kuri Wisdom na nyota yabo yicanire imari cyaka Wisdom TV Ibihe byiza abakunzi abakurikira Wisdom TV Rwanda. Uyu turi ku munsi wa gatano w'icyumweru, turi hafi kwinjira muri weekend already twayitangiye. We nago nyanywesha kiraburezana bukatinze mbanze oya nta kibazo mfite inyota wenda mbanze uhereze yakabe hano kuri Wisdom TV na banze ugakubite ubundi rero komeza ariko shawaza tukaganira ushawa niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko gakunda Wisdom TV cyangwa ugakurikirana ibiganiro bya Wisdom TV, turagusuje kandi tugwaye ikaze uyu munsi turi kumwe na Yakamwana Gasore Pacific aka General icyaka Yakamwana ndagira ngo utangire udusoza mwiringara na pesi bino mbote ba kodo nyoso bozana M23 na pesi bino mbote kutu Sultan Ndikenga vorespe mu komanda. Ikindi rero nashaka kumenyesha nabwiye ko Joseph Kabila ubu ngubu bari mu mujyi wa Goma niwe wanyambitse Surietena ya Surietena nababwiraga mwabonye ko president president Joseph Kabila azana Goma mukubitira sari vorespe mu komanda General Joseph Kabila gisegeti kakubaye ibyo wigize ago gisegeti azaguhingisha uruhindu azaguhigisha uruhindu gisegeti ndamwanga ese umwangira iki niyo mwumvise gusa aneri sesemi ese nkawe nka Yakamwana we gisegeti umwangira iki ikintu nangira gisegeti ni hafi ya byose gisegeti igihugu cya Kongo arakizambije abakongomani aratugaraguye Tshisekedi wana abebe simboka na biso ari kwicisha abakongomani igihugu arakizambije akigiza agatobero k'abazungu Yakamwana kuza kwa Joseph Kabila mu kwiyunga cyangwa se gufatanya na M23 bisobanuye iki bo ntabwo ari njye wamuzanye sinzi n'ukuntu yahageze ariko gusa Joseph Kabila nge yambere president nawe twararwanye kuri nyiba kwa Fande Lorakunda kiba muri CNDP twarwanaga na Kabila bigeze aho yemera imishyikirano turavanga tuvanga CNDP n'ingabo za Kabila FARDC twinjira muri FARDC nyuma yaho ngaho nararashwe ngewe ndigendera
abandi nibwo batangiye fondasiyo 23 force M23 yatangiye naratorotse ariko ubu ngubu mbarirwa muri M23 ko n'ubu nabaga muri CNDP ko CNDP niyo yaje kuvukamo M23 Yakamwana buriya ntibivuze yuko hari indi ntambara ishobora gututumba cyangwa umwuka mubi hagati ya Joseph Kabila ndetse na Tshisekedi kandi intambara ihari intambara ihari na n'ubu bari kurwa none se niba Joseph Kabila ari ku ruhande rwa M23 yego M23 ikaba ihanganye na Gisegeti yego urumva yuko nyine ni Kabila uhanganye nande na Gisegeti kuko niba ba Fandenanga n'abandi bayobozi ba M23 niba bakiye Joseph Kabila bakamwakira neza nk'umuntu wabayoboye nk'umuntu babanye muri guverinoma y'ubushize Gisegeti ataraza urumva ni nkaho rero Kabila uje guhanga none na Gisegeti ubona nkubona bivuze yuko Kabila igihe cyari cyose twamubona ku butegetsi nanone azayisinki niko niba Kabila M23 yamufashe nk'umuyobozi bamufashe nk'umuyobozi bakavuga ati Joseph Kabila karibuni mu cyama kuba yinjiye mu cyama cya 23 urumva anytime Gisegeti ashobora kumukuraho uyu munsi wa none nka Joseph Kabila nk'umwe mu bigize kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi wa none hari abaturage bari ku ruhande rwe hari n'abaturage bari ku ruhande rwa Tshisekedi uyu munsi wa none ni irihe shusho wowe nk'umuntu wabaye mu gisirikare cya Kongo ni irihe shusho wahereza umuturage njyewe ikintu uretse gusa ko abakongomani bamaze kugira ikintu bita ingengabitekerezo mbi cyane yego ni ukuvuga aba bavandimwe bacu bavuye hano bakoze genocide FDLR bari aba FDLR bamaze kubashyiramo umutima mubi abakongomani twarabonaga ngiye mvuka muri Kongo dusangira ubugari tugasangira imbeba n'ibinyugunyugu n'iki n'ibinyabwoya twirira twimereye neza muri Kongo uretse ko ntabiryaga nge nanywaga amata iwacu ni Masisi ariko gusa abakongomani bamaze kuba abagome bahinduye nibo bawazarendo izi imbobo zo mu makaritiye ikintu cyitwa umunyarwanda noneho wagerekaho n'ibindi ntabwo akwiye kuvuga ariko gusa so muzabibona muzagenda mubibona gusa we have to fight tuzarwana twitege kubona Yakamwana ajya kurwana oya nejo cyangwa ejo muri nge nasubira ku kazi kuko force imeze neza akabaraga karacyarimo force imeze neza dufite abasikare bahagije igikoresho kirahari nubwo najya ku rugamba najya hariya no mu mujyi wa Goma kagitanga amawayisi kagitanga amasomo ni ukuvuga njye hariya ndaswe ntabwo nabura icyo nkora rero mfite ba kamandazi hariya twabanye afande Makenga n'aba escort we kugenda rero bakampa akazi ntabwo nabura icyo nkora mu mujyi wa Goma nubwo bama deployment Bukavu nubwo nakora Rucuro nubwo nakora Bunagana hose ni deployment zacu urumva rero ngiye isaha n'isaha najya mu kazi ubu twitega ko isaha n'isaha tuzabona Yakamwana yongera kubura intwara anytime ngiye ushara kuma ngo Yakamwana yambutse wa furayi ari Bunagana ari Goma mfite kamandazi twabanye bari Goma za Bunagana hariya Kiwanja Rubero Somkivu Masisi Bihambwe uyu munsi wa none M23 cyane cyane ibirwanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se uburenganzira bw'ubwoko bwabo bw'abanyamurenge siko biri birabitiranye ibi nuvuga iyo uvuze abanyamurenge rero ushatse kutuvanga nuvuga abanyamurenge M23 sinaga ariyo abanyamurenge abanyamurenge bafite iyo bita twirwanira M23 rero ntabwo ngiye ibyo bintu nshaka kubisobanura uko ni birebire oya tubwira ariko ziraza kubizimuka reka twe ntabwo turakorana twabaye na support seed Kivu y'umurenge turakorana kubera ko n'ubundi ikibazo turagihuje ikibazo duhuriyeho ni ikibazo kimwe niyo mpamvu dukorana ibyo byo kuvuga rero ngo abanyamurenge ngo barunaka ibyo byihorere ibyo byihorere wa munyamakuru ibyo biki
ubu uri tayari kujya inyuma ya Joseph Kabila? bo Joseph Kabila namujya inyuma kubera kamandazi zacu, ariko umvise amakuru nyayo. Wamenye ko fande wanjye noneho nawe yamaze kugera i Rumangabo. Uwuhe? Fande chairman. Fande Laurent Kunda. Yamaze kugerayo? Buriya abandi ashika no kaguru. Mba mu mescot ya Fande Laurent Kunda. Send the primus was. Ese Laurent Kunda asubiyeyo? Nta kintu wumvise si uvuga Fande Laurent Kunda, ntabwo generali bamuvuga ngo Laurent Kunda. Fande Laurent Kunda. Yaga ko runkubitiye kuri generali wawe. Oya. Nuvuga ngo niba uvuze ngo generale ntago bavuga ngo Laurent Kunda, bavuga Afande Laurent Kunda. Generale ntago ari igikoma nangwa se ngo ni kaporari. Generale bivuga generale. Oya. Mu muryango w'iwanyu hari na kaporari ubamo. Bararimo barenza wowe. No sari generale mugira iwanyu mu muryango w'iwanyu. N'abasogokuru wanyu. Generale uzicyari. Naraza kugiye kunkubita. None se wowe uravuga generale ngo Laurent Kunda. Mu muryango w'iwanyu, niba famille yawe yose. Hari generale ubamo. Reka. Wenda harimo ba kaporari cyangwa ba sergeant. Ba private. Uriya rero generale ujya uryitondera. Generale ujya uryitondera. Uzi ko generale yemerewe kwica umuntu nta n'umubaza. Uriya muntu wamuhoye ikigo byagenze gute. Generale rero ntabwo ari kaporari mwana wa mama. Ubu nawe urabyemerewe. Ngo Afande Laurent Kunda. Ntuzere kuvuga ngo Laurent Kunda sengo yasubiye. Urumva? Rero bandashima mu mescoti ari ijambo ryiza numvishe ngo Afande yongeye yambutse. Kuva komanda wacu yambutse rero nanjye ndambuka. Ubu urambuka? Amanya data. Nitayemo rwo twakubona. Azoyaga indangamirwa ntizamazemo akabaraga koko. Ubu zabaje. Ariko se akabaraga buriya kandi murahubwe. Agatuza kanini ntabwo ariko karasa mashiniga. Kumva ngo urabyibushye ntabwo ariko kujya imbere y'abantu. Hari n'umugabo hano ushobora gufata ukamushyira imbere y'abantu ngo avuge n'ijambo ry'iminota 10. Yego. Bikamunanira. Reba nka meya ukamushyira imbere y'abaturage. Yagera imbere y'abaturage agatitira akananirwa kuvuga. Ikiganiro cy'iminota 20 kikamunanira. Agashaka umuvugizi. No kujya imbere y'abantu uganire n'abantu nabyo ni impano. Hari umuntu wese ushobora kubona ngo ni umuyobozi ariko wamushyira imbere y'abaturage ngo agire icyo ababwira akarya indimi. Agatitira akabura icyo avuga. Nkanjye ngewe akamwana niyumvamo impano yo kubona amagara imbere y'abantu nkaganira n'abantu kandi nkababwiza ukuri, wanyumva utanyumva ukanyumva uko ugomba kunyumva. Niba nkubwiye ngo ndi second lieutenant ntabwo wambuza kuba icyo ndicyo. Je suis lieutenant. Niba nkubwiye nyura hacishwa. Nkubwiye nyura hano cishwa nga. Pana kuza ngo ngewe ngo urabona nkuko niba wenda for example ndazoga urugero. Yego. Hano mu muhanda niba traffic police bavuze ati izo modoka zihagarara aho ngaho. Yego. Ntabwo waza wirata ngo ngewe ngo nakerewe ngo ngiye ku kazi. Ngo ndihuta. Urano ya aho ngaho abandi batambuke nawe uceho ku murongo. Ntabwo we waza rero ngo uri hejuru y'abandi cyangwa se uri hejuru yandese. Nta muntu uri hejuru y'itegeko. Sasa hari agakuru gashyashya nari ngufitiye. Ngaha n'abakunzi ba Wisdom TV. Wisdom TV hari umuvandimwe uvuye Mageragere witwa Kiroso. Yari afite channel bita Sawa TV show. Kiroso yagarutse? Yafunguwe. Bamukatiye umwaka n'amezi 6. Inshuti yawe niyo mpamvu mbona uri mu bineza neza. Niyo mpamvu nishimye twaraye tunywa twizihiwe. Sawa TV show. Ubu tugiye gutangira nsubire Musanze tujye gushutinga. Ubwo wambeshyaga ngo uri mu rugo ninjoro kumbi ntago wari uri mu rugo. Oya cyagiye wamamagaye. Ndi kumwe nawe twari turi kunywera Nyabugogo kuri Top Chief. Top Chief. No twari turi kunywera. Gusa twishimye cyane umuvandimwe wacu yagarutse Sawa TV show. Video z'abapfumu nazo tuzongera gukora kuko nizo yazize. Video z'abapfumu
agaze yaka wajya kugenda ukikubita gutyo ukikubita uti umuntu ara mano y'Imana sigaye we ni 30 jours muzafata ku mavuta nawe ari ku 30 jours ariko yafata ku mavuta we yasubikishije aboya kubera ko ngo umunyamategeko we ntabwo yari yiteguye hari n'izindi documentary yakabonye zigaragaza ko urubanza rwose se we bimeze bite Sarongo we ntabwo ibyo mbizi batangaje byafata ku mavuta batangaje byafata ku mavuta fata ku mavuta ariko ngewe fata ku mavuta nyanumva bamushyiramo imyaga fata ku mavuta yazize ubugambo buriya bamukubita ikinyafu bakamushyiramo imyaga ikindi rega bari babanje kumwihaniza bari banamubwira ati fata ku mavuta bireka ibyo bintu ntabwo ari byiza ugakora YouTube yawe ukubaka YouTube itagira amatiku ikindi ashaka kwinjira urwego rw'ubugenzacyaha abaho ntabwo yakwinjira ngo ntabwo nayitaba ntabwo wayitaba urinde utakwitaba se ubuyobozi kuza kugufata ni iminota inga erega ribu ntabwo ibereyeho gufunga kuza tukagusangiye tukagukubita ipingu ngo ntabwo watwitaba ubu se ngewe Kiroso kanga urugero Kiroso uri ifungu ribu yaraduhamagaye turi Gisenyi ribu y'Iremera turaza twijyana kuri ribu niyo mpamvu banadushyiriyemo imiyaga ko baravuze ati uyu muntu yizanye ntago yaruhije ubutabera ntago yananije ubutabera bamukubita amezi umwaka n'igice umwaka usubitse akora amezi 6 ariko ikintu cyo kunaniza ubutabera murambabwira mw'abantu niba uzi ko wakoze icyaha ugashaka kunaniza urukiko bazaguhana bihanukiriye ariko iyo woroheje urukiko avuga ati icyaha naragikoze banyakubaho abacamanza mu mbabarire sinzabisubira bagushyiramo imyaga niba bari kugwa n'imyaka 2 hari igihe ubona banakwiye kwigata bitewe n'iki ntabwo wananije urukiko ariko buri kintu cyo kunaniza urukiko yego ese akawemeranya n'abantu bavuga yuko ribu ibereyeho gufunga ngo akazi kayo no gufunga gusa abantu bavuga gutyo ni babandi nibo bazanafunga ribu icyo nyikundira ikoresha ukuri uzira icyaha wakoze iragenza ikamenya niba ikintu koko ari cyo ariko bimeze ntabwo ribu yaza ngo gutoragura iwawe niyo mpamvu yitwa urwego rw'ubugenzacyaha ntabwo ribu baza kugufata iwawe nta kibazo ufite iyo bageze ubundi ribu ikintu bakundira yego iyo ufite ikibazo barabanza bakagutuma bakubwira rero kwa kabiri uzatwitabe uzudusobanurire ukaza cyangwa ukabireka yego bakongera bakagutuma inshuro 2 wazaza ukatwitaba ukaza cyangwa ukabireka ubwa gatatu noneho nibwo baza kukwifata baza kukwirebera icyo kintu nkundira ribu hari umunsi ariko bari baza kugufataho ngewe se yanjye urijyana ndijyana uw'abandi ntabwo wishoboreye rimwe polisi baramfashe ndi Rwezamenyo Nyamirambo cyagiye bamfungira Rwezamenyo turi gushutinga icyo gihe baradufashe ariko ngewe vuga ngo ribu iramamagaye nakwijyana nta n'unshoreye nta n'unkozeho nkagenda nyisobanura mbese naturukira ndi Yago se warenze umupaka Yago yagarutse Yago ngo ari Kigali ari Kigali ejo ntuzarabimbwiye nzovungira ngo ari iyo story ntayizi kandi ngo mu bintu bimuzanye ni wowe wa mbere Yago nkunda kuzinakubwira nabura bwambo nivugishwaga ejo ndi Yago twaravuga yarambwira ati yakadagukumbe bireze Yago ni inshuti Yago rwose ngo yaje kandi ngo priority ya mbere ni wowe na Nzovu oya ngewe Yago Yago nge twabana bari ngo ni inyogoye bara bose yabonanye nabo mugimbi Yago musanzwe mukorana dukorana Yago ubundi uzi kugira ngo abone inyogoye cyo gihe twari dugiye gushingura umuntu bita Big Boss yego cyo gihe ndasinda ndabura Yago agira ubavuye nyine so yahuye na kiriya cyanyogoye Yago nge tuziranye n'inyogoye tutataramye ni ikihe kintu ujya wishimira cyo kuba waramenyanye na Yago ikintu niba ni byinshi nubwo natwagiye tugirana utuntu turaho ngaho Yago n'ubura ameze nk'umwana Yago arega ni petit frère n'umwana Yago yo mugiranye akabifu ugasinda eje akakura ugasinda eje akakura
yago itarakara ko yago ntabwo zikwihangana n'umwana mu mutwe yago ngiye mufite nka petit frère noneho yago ikintu nasubwo nkubwire ngo iki yago ikintu cyo ravuga cyo gusa yarankunda yamfataga nka mukuru we urumva yago yamfataga nka grand frère na n'uyu munsi yago rankunda bikomeye cyane wabona ikiganiro twakuze kwa bitanga ukuntu yanyumvise agaseka cyane bikomeye cyane ngo yakabara tagukumbe bikomeye rankunda ngenda bizi n'ubu tubonanye live gutya yamubera bikomeye cyane yamana amafaranga bazumanure none se yaka n'iryari yago yaba yaragukoreye ikintu uyu munsi wa none niyo waba wicaye niyo waba uryamye niyo waba ugenda ukavuga uti uyu munsi uyu yago yayigize kunkorera ikintu kirandenga cyangwa gituma myitekerezaho cyane yago uzi ikintu kitazatuma mwibagirwa yamaye imyenda ye yose njya kwigurisha iwacu mu nkambi neza yarayigoye ngo igurishe cyangwa yarayigoye ngo yambare yago yaragiye umvaga kurya yankoreye nabwo rero yago nshakira mu myenda ndebere nk'agapantaro cyangwa agashati yaragiye afata imyenda ye yose amapantaro amashati na icyo gihe nabaraga na Vidi Frank napakiye ibikapu bibiri uhita ubijyana natangira mu nkambi uragurisha kuri make amapantaro meza amakoboyi meza amashati meza zamuraho gato kuri mikoro urumva mashati turarikire abakunzi ba Wisdom ndetse n'abandi bantu bose badukurikirana by'umwihariko ababa mu Rwanda cyangwa hanze namuterinda ngewe geruma witije dusabe namuterinda yaka urakora neza kira cyane makuni cyaragiye kiravangwa yakago ntabwo abyara buretse noneho nanjye ngiye gutestinga gutije dusabe none si iminsi mumaranye urabona hari ikigenda neza kandi yambwiye ngo mukanya ngo agiye kujya kwipimisha ngo rebe niba hari akabibi ngarumva hari ukuntu imbaraga z'umubiri zatangiye guhinduka ariko se muri mubiri mutakuba mvuge n'ibyo mubiri byose gusa mu minsi mikeya madame arabatwiye yaka wakoze cyane reka tugushimire ndetse dushimire abakunzi ba Wisdom TV Rwanda by'umwihariko babasha kudukurikirana umunsi ku munsi bakadushyigikira reka tubararikire Fred Images turafotora ndetse niba ufite ubukwe cyangwa se n'ibindi birori byaryo byose watugana tukaguhereza amafoto meza. New Hope School ni ikigo cyiza cyane giherereye i Musanze. Ababyeyi mufite abana b'incuke cyangwa se na primaire mwagezayo abana kugira ngo babashe kubahereza uburezi bwiza bukwiye, dore na Yakamwana ni hazahita ajyana umwana we zabyara agakobwa ubumva ubyaye wabanza umwana wanjye wa mbere nyanumva yabara agakobwa kubera icyo wahisemo umukobwa uko abakobwa bakunda basi kandi ushaka umwana kabisa wawe ku buryo uzajya ugenda niyo wava mu kazi nyine ukaza gukumva. Imana izamfashe umwana wanjye wa mbere nzabyara azabara agakobwa. Bura rero ngewe bura mfite petit frère nkurikira abyara abahungu gusa. So urashaka kugira ngo nibura muri umunange nkurikira amaze kubyara abahungu babiri. Ariko ngewe Imana izamfashe umwana wanjye wa mbere nzabyara ndi kubisaba Imana azaza ari umukobwa. Watangiye gusevingira urugo by'umwihariko ubu ngubu ugiye kwinjira mu zindi nshingano zikomeye. Nibura urakora uyu munsi none urakora ujya ku macana atandukanye, watangiye gusevingira urugo. Madamu yagiye no mu Kimihurura. Aho ngaho ndumva ari sawa cyane. Yaka reka tugushimire, ariko mbere yuko dusoza uri buze ndashaka indirimbo imwe uri buture M23 ndetse na Joseph Kabila na Laurent Nkunda generale wawe. Haguruka ugiye kubikora cyangwa wicaye nta kibazo, icara ntari. Kandi iririmbane na Murari. Mvanze nitekerezo indirimbo genzi indirimbo nyinshi. Indirimbo rero ngiye hari indirimbo rero gushaka guha abantu ibakomeza ku rugamba. Nukuvuga ngo iyi ndirimbo ngiye kuhereza abasikare twabanye muri Kongo Kinshasa. Iyi ndirimbo baraza kuyibuka. Toya kana mopepe rosae tokozonga na makolo ale mama rosae nalela rosa iye rosa molas gaina lela rosa para ndumba bolole papa rosa tika makambo
mama roza ndumba roza jokalikam nalela roza iye roza mulaso ngai nalela roza para ndumba bolole. Asante sana, reka tugushimire Yakamwana.